Nyamara kumubyarira ku ivuriro nabajije n'abaganga ndavuga ati ese ubu nakora iki cyangwa se birasaba iki, barambwira ati ese ko ntaho bamuteraho ikindi kirenge. Mukasheme Esperance ni umubyeyi ufite imyaka 47 y'amavuko utuye mu mudugudu wa Kabuye akagari ka Gihembe umurenge wa Ngeruka. Twamusanze mu rugo aho atuye, aho aba mu kazu gato cyane k'ibiti kenda kumugwaho we n'abana be kubatswe rwagati mu kibanza gifite 13 kuri 16, ari naho honyine ahinga ibibatunga. Nta mugabo agira. Muri aba bana harimo Uwimana Clementine ufite ubumuga bw'akaguru ku kirenge cy'ibumoso aho nta kirenge afite. Uyu muryango uri mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe bituma nta bufasha na buke butangwa na leta ujya uhabwa, yewe n'imirimo y'amaboko ijya ihabwa abatishoboye umubyeyi ntayihabwe. Bigatuma kwita kuri uyu mwana rimwe na rimwe bimugora. Icyo asaba ni ugufashwa akaba yajya abona uko avuza uyu mwana ndetse no kumufasha kumubonera inyunganirangingo, ariko kandi n'ibyunganira abatishoboye bikajya bimugeraho. Ikintu nasabaga ni inkunga yo kuba nabona akakweto kiwe akabasha nawe kwigerera aho yumva ashaka, kandi noneho ndega n'ibyo kurya nabyo ubuse na agiye kunyibana byo namurihiririye bitewe n'inzara. Hepfo gato y'uyu muryango mu mudugudu bakunze kwita Haiti wubakiwe abatishoboye muri uyu murenge wa Ngeruka, Umuhoza Diane w'imyaka 22 y'amavuko arera abavandimwe be babiri hamwe n'umwana yabyaye, dore ko nyina ubabyara afite ubumuga bwo mu mutwe akaba yibera aho abonye hose. Muri abavandimwe be uwitwa Mugisha Jean Paul w'imyaka 10 bigaragara ko afite ubumuga uko yamenye kugenda afite imyaka 7, none ku myaka 10 ntabasha kuvuga neza, ariko bikagaragara ko abonye ubuvuzi yakira. Mushiki we agasaba ubufasha bwo kugira ngo abashe kumuvuza, ariko kandi akanavuga ko ahawe amahirwe yo kwiga imyuga cyangwa indi mishinga y'iterambere yabasha kwita kuri barumuna be, kuko urumva ko yaba ari gukura ajya hejuru. Mbonye ubushobozi bwo kuba namuvuza agakira akabasha kujya ku ishuri nk'abandi banyeshuri byafasha cyane. Ubusabe bw'abagize iyi miryango bunashimangirwa na Hakuzimana Epifani, umwe mu bakorera ubuvugizi abafite ubumuga kugira ngo bavurwe, akanabafasha mu mikoro make abafite, akabashishikariza buri wese kubigira ibye. Impamagara rero buri muntu wese wabasha kumva irijwi ryanjye n'iry'aba bana turi gufasha ko yadufasha akadutera ingabo mu bitugu, tugafatikanya tugafasha aba bana ndetse n'imiryango yabo, kandi tukanafasha n'abandi kuko numva ari ibikorwa byakago. Ubuyobozi bw'umurenge wa Ngeruka mu nshuro zose twabushatse ngo bugire icyo buvuga kuri ubu busabe ntibwabonetse. Icyakora umuyobozi w'ishami ry'imibereho myiza y'abaturage ku rwego rw'akarere ka Bugesera Murenzi Jean Marie Vianney avuga ko abafite ubumuga batishoboye bahabwa ubufasha n'akarere kimwe nk'abandi baturage batishoboye bakeneye ubufasha. Aho ufite ubumuga utishoboye nk'urugero ukeneye kuvurwa yegera umurenge akabiwumenyesha, noneho umurenge wabona utabona amafaranga akenewe akagaragaza fagitire proforma yo kwivurizaho akayiha umurenge, noneho umurenge ukayiha akarere kakayishyura. Cyasabwa nuko n'undi muturage wese utishoboye yegera umurenge akabamenyesha agasaba ubufasha bunyuze mu murenge, hanyuma umurenge wabona ubufasha bukenewe batabufite we akagaragaza amafaranga akenewe na muganga umwitaho agendeye kuri fagitire proforma, hamwe umurenge ukandikira akarere usaba ubwo bufasha muri asistanse sosiyale nk'uko dufasha abandi tukabikora. Mu karere ka Bugesera ibarura ryakozwe ku bafite ubumuga mu mwaka wa 2018 ryagaragaje ko bageraga ku 5801, gusa hakaba hari gukorwa irindi barura. Mu bibazo ariko bahura nabyo harimo n'ibyo kudahabwa ubufasha n'inzego zibishinzwe, dore ko n'abari mu byiciro by'ubudehe bitari icyiciro cya mbere cyangwa cya kabiri ubufasha butabageraho, kuko guhera ku cyiciro cya gatatu ukirimo afatwa nk'uwishoboye, kabone niyo yaba atishoboye amategeko akomeza kumufata nk'uwishoboye. Mu karere ka Bugesera na Risipidio Habimana.